gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro, tugushimira tukubwira ngo Imana iguhe umugisha guhitamo gusenga everyday. Tubibutsa abantu mutarakanda subscribe, mwakanda subscribe canke sabone, mugakora share canke partage, mukabigeza ku bandi. Imana ibamugisha. Twakiriye abantu muri Amerika, tubashimira guhitamo gusenga everyday. Twakiriye abantu muri Aziya, mwahisemo gusenga everyday, Imana ibaha umugisha. Abantu muri Europe mukurikira gusenga everyday, Imana ibaha umugisha. Abantu muri Australia tubabwira ngo Imana ibaha umugisha. Abari mu biyaga bigari ni kuvuga ngo mwumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubakiriye kuri cano gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibaha umugisha. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday, turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mpazibirego. Uraho Dogiteri? Imana iracaturinze. Imana iguha umugisha. Pasitori, turakwakiriye, watangira usenga Imana ukomerezaho. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turi imbere yawe. Tugiye gutangira kuganira amagambo yawe, kandi ijambo ryawe ni ibyo kurya byera kubw'amasezerano yawe. Nkuko wavuze ngo abana b'abantu ntabwo batungwa n'imitsima gusa, ahubwo bazatungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka. Turi imbere yawe rero kugira ngo ubane natwe kandi utangirane natwe, kugira ngo iri jambo rigere ku bantu benshi, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu mahanga yose, kugira ngo imitima yumva iri jambo ibashe kwibaza no guhinduka, kandi turusheho gutekereza by'ukuri ku magambo yawe, kuko amagambo yawe ni umutsima utera imbaraga, kandi amagambo yawe niyo adukiza, kugira ngo tumenye. Mu izina rya Yesu turagushimiye ko urakomezanya natwe ugasozanya natwe. Uyu munsi ukaba umunsi w'umugisha ku baganira amagambo yawe bose ku isi, mu izina rya Yesu, amena. Tugiye gukomeza n'igihe cya gatatu mu bihe birindwi Imana yageneye isi. Nk'uko twabiganira umunsi w'ejo, twavuze ko Imana yageneye isi ibihe birindwi. Igihe cya mbere twavuze ko ari igihe cy'ubuziranenge, kuva ku kurema k'umuntu kugera ku cyaha cya Adamu. Igihe cya kabiri cyari igihe cy'umutimanama, kuva ku rubyaro rwa Adamu n'icyaha cya Adamu kugeza kuri Nowa. Igihe cya gatatu ni ukuva kuri Nowa kugeza kuri Aburahamu. Igihe cya kane ni ukuva kuri Aburahamu kugera kuri Mose. Igihe cya gatanu ni igihe cyo kuva kuri Mose kugera kuri Yesu. Noneho rero igihe cya gatandatu ni ukuva kuri Yesu kugera ku gihe cy'ingoma y'imyaka 1000. Kuva ku ngoma y'imyaka 1000 kugera ku ngoma y'iteka, nacyo ni igihe cya karindwi gisoza ibihe birindwi Imana yageneye isi. Niko twaganiriye. Twavuze ibiranga igihe cy'ubuziranenge ko ari igihe cy'amahoro, aho abantu batagombye kurwara, aho abantu batagombye gupfa, aho abantu batagombye guhura n'ibibazo ibyo ari byo byose by'intambara, cyangwa ikibazo icyo ari cyo cyose cy'inzara. Cyari igihe cyiza, bagombye guhingira ingo bya Edeni bakayituramo mu mahoro. Igihe cya kabiri rero nicyo cyatangiranye n'urupfu. Nuvuga ngo ingaruka y'icyaha nyine byabaye urupfu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Kuko Adamu yakoze icyaha, nta nizo mpamvu gutangira kw'ibyago kwatangiye ku gihe cya kabiri. Igihe cya kabiri rero cyari cyitwa ubutimanama. Ubu turatangira igihe cya gatatu, gitangiriye kuri Nowa kikagera kuri Aburahamu. Nicyo turaganiraho. Kuva kuri Adamu kugera kuri Nowa twumvise ibyabaye byose n'ibyaha byose, nuko Imana yatekereje ku mwana w'umuntu. Iki gihe cya Nowa rero tugiye gusoma ibice 9 by'itangiriro, turebe amategeko nayo abigenga. 9 itangira umurongo wa mbere turageza ku murongo waho wa gatatu. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke, mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Ariko murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose, ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo
nibyo maraso yayo, kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu, sinzabura kuyahorera, nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabuhorera undi muntu wese uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu ufite ishusho yayo. Twavuze ko Adamu yaremwe mu ishusho y'Imana, ariko akaza kuvaho umugore n'umugabo, umugore akaba afite ishusho y'Imana n'umugore akagira ishusho y'Imana, bombi n'abaremwe bose n'abari ku isi yose abakomotse kuri Adamu bose basa n'Imana, ariko ubwabo ntabwo batekereza kimwe, kuko gusa n'Imana kwiza ni ugutekereza nk'Imana. Noneho rero kuva kuri Adamu ukagera kuri Nowa, Nowa yari uwa 10, kuva kuri Nowa kugera kuri Aburahamu, Aburahamu yari uwa 10. Ubwo rero igihe cyatangiye mu rubyaro rwa Nowa, ijambo ry'Imana rivuga ko harokotse abantu 8 gusa, nuvuga ngo Nowa n'umugore we n'abahungu be 3 n'abakazana 3 bagahinduka 8 mu bantu, nk'uko amateka ya Panorama de la Bible avuga ko icyo gihe umwuzure wabaga, abantu ku isi bari bageze ku mubare w'ibihumbi 6, haza kurokoka 8. Ni muri Panorama de la Bible ku rupapuro rw'104, bavuga ngo Panorama de la Bible avuga ko bari ibihumbi 6, haza kurokoka 8. Abo 8 rero nibo barokotse ku mwuzure w'amazi, na nibo dukomokaho. Nowa yaje kubyara abahungu 3, uwitwa Shemu na Hamu na Yafete. Abo bahungu bombi nibo twakomotseho, ariko kuba turi abana b'isezerano kuri Aburahamu dukomoka kuri Shemu. Hamu rero kubw'ikibazo yahuye nacyo, se Nowa amaze gusinda akaryama mu buturo bwe yambaye ubusa, amaze kunywa umuzabibu, ni ukuvuga ngo amaze gusogongera kuri vino ye, araryama yambara ubusa. Hama mubonye aja kubitekereza, bene se baraseka, asetse noneho bihinduka umuvumo kuri Kanani wari ukomoka kuri Hamu. Na nizo mpamvu bagenzi be witwa Shemu na Yafete bafashe umwenda barawitera, bagenda ikinyuma, bageze imbere ya se barawurekura, bahisha ubwambure bwe bataburebye. Abo ngabo babona umugisha. Umuvumo kuri Hamu, Imana iravuga ngo Hamu kubera yakoze ibyo ngibyo bituma umuvumo wa Nowa umwomaho, aravuga ngo azaho umugaragu w'abandi. Abantu baje basobanura ngo icyatumye Hamu avumwa nuko nyine yarebye ubwambure bwa se, ngo kandi ngo akaba ari uza kuba sekuruza w'abirabura. Nta hantu byanditswe neza umuntu yabasha kubikura ko Hamu ari sekuruza koko w'abirabura. Icyo tuzi ko nuko uwitwa Kushi ari wabyaye Nimurodi, bakomoka kuri Hamu. Ubwoko bwabakomotseho ni Abanyetiyopiya. Ntabwo tuzi ko abirabura bose bahuye n'Abanyetiyopiya, ariko Abanyetiyopiya bakomoka kuri Hamu warebye ubwambure bwa se. Abantu rero baje babyibazaho cyane ngo besi kuki habaye abirabura n'abazungu bose bakomoka kuri Adamu, byakomotse kuki? Igihamya cy'ukuri ni mu buryo geographique, ariko mu buryo historique nta wabimenya neza. Icyo tuzi ko mu buryo geographique, iyo ahantu hari ubushuhe bwinshi abantu barirabura, iyo ahantu hari ubukonje bwinshi abantu baba inzobe. Ubwo noneho urebye mu ndirimbo ya Salomo hari igice cya 1 ku murongo wawo wa 6 haravuga ngo ntimundebe kuko nirabura, ngo ni izuba ryanyokeje. Ijambo ry'Imana ravuga ko ahantu hari izuba ryinshi abantu bashobora kwirabura, ariko dukoze ubushakashatsi n'abo twabonye, abantu bagiye mu bucakara bw'abara b'igihe cya traite de noire mu 1400 nyuma ya Yesu, bakabajana bakabagurisha mu mahanga. Umuntu wagiye mu 1400 nyuma ya Yesu kugeza uyu munsi wa none iyo mubonaye, usanga mu by'ukuri atari umwanya Afrika wuzuye, ugasanga atari umuzungu wuzuye, atari umunyamerika wuzuye, ukabona ni nkimbera byombi. Bikaza kuduha ishusho ko nko mu myaka wenda 2000 hari icyahinduka kigaragara, wa mwirabura ntihongere kumusobanura wenda mu bazungu. Ibyo nabyo nta gihamya gikomeye gihari, ariko izuba icyo duhamya nuko ahantu hashusha abantu birabura, ahantu hakonje abantu bakaba inzobe.
abavuye rero mu rubyaro rwa Hamu baravumwa kandi akaba sekuruza w'Abanyetiyopiya. Noneho ku rubyaro rwa Nowa abo bahungu batatu nibo bose twakomotseho. Noneho bamaze kugwira bitwara nk'abakomotse mu rubyaro rwa Adamu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo baricara batuye mu kibaya ahantu hamwe bagiye gutunganya n'igitekerezo cy'umunara w'Ibabeli. Baratekereza baravuga batari ko turi benshi kandi turi hano mu kibaya, tubigenze dute? Ntabwo twakwiyubakira inzu ikaba ndende ikagera mu ijuru. Iryo jambo ryo kugera mu ijuru rivugwa henshi, ryavuzwe n'umwanzi Satani igihe yavugaga muri Yesaya ibice 14 umurongo wa 12 kugera 13, avuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, ko baguciye ukagera ku butaka, waribwira guti nzazamuka nje mu ijuru, nzamura intebe yanjye. Aho kuzamuka kuja mu ijuru harimo kwigereranya n'Imana. Nk'uko Satani yagushiwe no kwigereranya n'Imana, yari mu ijuru rye ariko ashaka kugira ngo azamuke agere mu ijuru ry'Imana. Imana ntiyabyemeye kuko Imana ifite ubushobozi, iramuhanandura agwa hasi. Ijambo ry'Imana rimuhanura avuga ngo usa n'usasiwe inyo, ugeze ikuzimu uraguye. Abantu rero bashaka kuvuga ngo bagiye kwizamurira icyubahiro cyabo ngo kigere ku Mana, abo bose ni ikibazo cy'ubwibone. Ubwibone ni ikibazo gikomeye. Abo bantu bamaze kugwira bakomotse mu rubyaro rwa Nowa, muri ico gihe abantu bari bagifite akantu gake k'agatonyanga k'ubuziranenge, kuko urebye hari mu rubyaro rwa Nowa naho hari abantu bagerageje kurama hagati y'imyaka 400 n'imyaka 200, ariko igenda igabanuka buhoro buhoro, kuko Nowa yapfuye afite imyaka 950, ariko igabanuka buhoro buhoro kugeza ubwo yahuje na ryasezerana Imana yatanze ngo imyaka yanyu kubw'ibyaha byanyu izaba 120. Ubwo noneho baricara baratekereza batariko koko ntabwo twakubaka inzu kugira ngo tugire izina rikomeye. Niko ijambo ry'Imana rivuga, itangira ibice 11. Baravuga ngo kugira ngo tuzagira izina rikomeye tugiye gushaka amatafari, tuyavangavange, tuyabumbisha ibumba, maze twubake inzu ndende, maze twiyubakire izina kugira ngo tumenyekane mu isi. Barayubaka 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 barayubaka, igeze hejuru cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana imanurwa no kureba iyo nyubako. Iryo jambo rije riyobera abantu benshi. Ese Imana batangiye itareba? Imana iba hose, Imana ireba byose, Imana izi byose. N'uwo mugambi wo gutekereza ngo yubakire inzu izagera mu ijuru yarawurebaga, ariko ijambo rivuga ngo Imana imanurwa ni ukugira ngo abantu babishikire byinjire mu bitekerezo by'abantu. Imana imanurwa. Imana ntiyamanukaga, ahubwo Imana yaberaga hose icyarimwe. Ni igihe yari ibishakiye kugira ngo isoze umugambi wayo. Irareba iravuga iti aba bantu bafite ururimi rumwe, bakagira amagambo amwe, aba bantu kandi bakaba bagiye gukora icyo bumvikanyeho, ntacyo batazageraho, icyo batekereje cyose bazakigeraho. Ibi tubwira iki ngo mu itorero ry'Imana? Abantu iyo bumvikanye nubwo baba batatu, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri bari cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, ngo iyo bahuje umutima ibintu byose birashoboka, nta na kimwe kidatungana. N'Imana ubwayo yarabihamije ngo aba bantu bafite ururimi rumwe kandi rwa rurimi rugakoresha amagambo amwe. Byari bitandukanye no mu Rwanda. Mu Rwanda bafite ururimi rumwe ariko ntabwo bafite amagambo amwe. Hari amagambo y'amajyaruguru, hari amagambo y'amajyepfo, hari amagambo y'Iburasirazuba, hari amagambo y'Iburengerazuba, hari amagambo ayo magambo, hari amagambo adahuje. Uja wumva ko wenda Ikirera, Ikigoyi, Ikinyantango, Igishi, Indubire, Ikinyenduga, ayo magambo ni Ikinyarwanda cyose. Ni Kigali Indubire ni Ikinyarwanda, ariko icyo Kinyarwanda kirumvikana, bakaganira bakumvikana, ariko ntabwo ari amagambo amwe. Bamwe baravuga ngo ndagambaga, abandi bakavuga ngo ndavuga.
ukumva ni ikinyarwanda bumvikanaho kandi baziranyeho, ariko ntabwo bakoresha amagambo amwe. Hariya ku munara w'ibabere rero byari biteye ubwoba, ngo yari amagambo amwe n'ururimi rumwe. Barayizamura 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 barayizamura, bagiye bayigeza hejuru mu rushweshwe, mu bushorishori, bafite umugambi ngo wo kubaka inzu ngo bagere mu ijuru bashaka nko kwigereranya n'Imana. Imana imanurwa no kureba iyo nzu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imaze kuvuga ko ntacyo batazageraho kuko bahuje umugambi, bafite amagambo amwe n'ururimi rumwe, kandi bakaba bahuje umutima, Imana ibiyabo by'indimi kugira ngo icogoze bwa bwibone bwabo. Niho havuye ikintu kivuga ngo umunara w'ibabere. Babeli bisobanura ngo irembo ry'Imana nyinshi. Irembo ry'Imana nyinshi. Niyo yabaye inkomoko yo kugira ibigirwamana byinshi i Babuloni. Uvuga ngo Babeli bisobanura ngo irembo ry'Imana nyinshi. Bari bamaze kugira indimi nyinshi, ntagomba guhamagara undi ngo amuhereze, ntagomba kwiyamaza undi ngo amufashe guterura. Imana ibayobya indimi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira ngo batatanire mu isi, baratatana. Gutatana kwabo badahuje ururimi byagize imbaraga cyane mu kugira uburyo bwo gusenga butandukanye. Ni ukuvuga ngo abadahuje ururimi ntibagombye gusengana. Ni ikibazo cyakomotse ijambo ngo Babeli, irembo ry'Imana nyinshi. Aho hantu ni uko bamaze kuyobwa indimi bagatatana. Bamara gutatana, igihe cyo guhimba kuramya kwabo ntibahuze ururimi, buri bamwe bakaramya mu rurimi bumva, abandi bakaramya mu rurimi bumva, biza kuba intandaro yo kugira imana nyinshi. Uko kuyobwa indimi kwabaye ikibazo gikomeye. Abantu ntabwo babashije kuguma ku Mana, ariko bamaze kuyobwa indimi noneho babona uburyo bwo gushaka izindi mana kuko batari kumvikana, ndetse birushaho no gutandukanya ab'isi n'Imana. Abo bantu rero bari mu gihe cyitwa ubutegetsi bw'abantu. Kuva kuri Nowa kugeza kuri Aburahamu babyita ubutegetsi bw'abantu. Itangira igice cya mbere ko kitubwira kurema kw'isi, igice cya kabiri bikatubwira ubukwe, igice cya gatatu bikatubwira icyaha, igice cya kane bikatubwira intandaro y'ubwicanyi, igice cya gatanu urubyaro rwa Adamu, igice cya gatandatu niyo mateka y'umwuzure kugeza ku gice cya 9, igice noneho cya 10 ni urubyaro rwa Nowa turi kuganiraho, igice cya 11 ni umunara w'ibaberi. Ubwo noneho 12 nitwagira turatangira amateka y'Abaheburayo, aribo baje gukomoka n'Abisirayeli nabo bagakomokwaho n'Abayuda. Ubwo turi ku gice cya 10 kivuga iby'urubyaro rwa Nowa. Intandaro yo kuramya imana nyinshi ni ukuyobwa indimi. Abo bantu rero bishize hejuru ubwibone, kandi intwaro Satani yakoresheje mu ngobyi ya Edeni niyo yakomeje gukoresha kugeza na n'uyu munsi wa none. Imana ivuga ngo ntabwo muzapfa, ibwira Eva ngo ntabwo muzapfa, ahubwo Imana yabagirisha ariko yabonye ko nimukiryaho muzagira ubwenge mukamera nkayo, mukamenya icyiza n'ikibi. Bagira nk'intuza nko gukenera cyangwa se bararikira kumera nk'Imana, bumva bafite amatsiko yo kumera nk'Imana, bararya baragwa. None hano naho hariya ku ngoma ya kabiri cyangwa igihe cya kabiri cyitwa umutimanama kivuga ngo abantu bamaze kugwira mu isi, bamaze kurongora n'ab'Imana barongoye abakobwa b'abantu, babyara abantu barebare banini birangirire, nabo bagira ubwibone. Imana iravuga ngo kwibwira kwa imitima yabo itekereza ari kubiteka ryose. Imana yishuza impamvu yaremye umuntu. Hariya rero gatatu nabo baravuga ngo twizamukire twiyubakire inzu izagera ku ijuru, nabwo n'ubwibone. Icyaha cy'imfura mu byaha byose bibaho ni ubwibone. Ubwibone nibwo bwamanuye Satani ava mu ijuru. Narizo mpamvu usanga ubwibone abantu babugira batabizi, ariko nicyo kintu cya mbere kibanziriza kugwa. Mwirinde ubwibone bana b'Imana, mwirinde kwishira hejuru, mwirinde kwigereranya, mwirinde kwigira nk'Imana, mwirinde kwigira ibitabashwa, kuko Imana ifite ubushobozi bwo gucisha bugufi abantu bose babibone. Dutangiye rero igihe cya 4,
aricyo gihe twitwa amasezerano ya Aburahamu. Aburahamu yari uwa 20 uvuye kuri Adamu ubara ibisekuru, akaba uwa 10 uvuye kuri Nowa ubara ibisekuru. Aburahamu rero arahamagarwa, ijambo ry'Imana riramubwira ngo haguruka. Ubwo ku bice 12 by'itangiriro tutangiye umuhamagaro wa Aburahamu kugera ku gice cya 50 cy'itangiriro. Turaharangirije kuri Yozefu, ni amateka y'Abaheburayo, ni amateka y'Abisirayeli abana babo, ni amateka y'Abayuda urubyaro rwabo, nibo bageze ku gice cya 50 bivuye hamwe. Umuhamagaro wa Aburahamu rero tuba twinjiye mu gihe cya 4 Imana yageneye isi. Imana iramuhamagara, iravuga ati haguruka. Imana igiye kuguhamagara hari ibyo ihindura muri wowe. Aburahamu yari yitwa Aburamu, Sara yari yitwa Sarayi. Noneho rero ikintu yashize mu izina rya Aburahamu nta nico yashize mu izina rya Sara. Yari yitwa Aburamu ishiramo Aburahamu, Sarayi ishiramo Saraha mu Giheburayo. Aburamu byari bisobanura ngo ni sekuruza w'amahanga, bivuye ku ijambo Aba, data mu Giheburayo. Noneho Sarayi byari bisobanura ngo nyirakuruza w'amahanga gusa. Ariko Imana imaze kumuhamagara, imaze kumubwira ngo uva mu gihugu cyanyu, uve mu muryango wanyu, uve no mu nzu ya so, nkubwire umurimo uzaja gukora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibanza guhindura amazina. Mu izina rya Aburahamu yitwa Aburamu ishiramo Aburahamu, mu izina rya Sarayi ishiramo Sara, bisobanura ngo iyo raha mu Giheburayo rifite ubusobanuro bukomeye. Bisobanura ngo imbabazi, raha imbabazi, raha. Noneho Aburahamu ahindutse sekuruza w'amahanga mu izina rye, imiryango yose izahererwa umugisha. Na Saraha bisobanura ngo nyirakuruza w'amahanga, bisobanura ngo imiryango yose mu izina rye izahabwa umugisha. Ni ukuvuga ngo mu izina rya Aburahamu no mu izina rya Saraha Imana izahera umugisha amahanga yose mu mazina yabo. Nibyo bami yabwiye ngo va mu gihugu cyanyu, va mu muryango wanyu, va no mu nzu wa so. Noneho aho ugiye kuja nzagukorera ibintu bikurikira. Imana yuzuza 7 kayo. Icya mbere Imana iravuga ngo nzogeza izina ryawe. Icya kabiri Imana iravuga ngo nzaguha umugisha. Icya gatatu Imana iravuga ngo nawe uzabera umugisha amahanga. Icya kane ijambo ry'Imana riravuga ngo nzakugira ubwoko bukomeye. Icya gatanu Imana iramubwira ngo umuntu uzibesha akakuvuma nzamuvuma. Icya gatandatu Imana iravuga ngo umuntu uzaguha umugisha nzamuha umugisha. Icya karindwi Imana iravuga ngo mu izina ryawe imiryango yose yo ku isi nibwo izabonera umugisha. Imana ibajije 7 kuri Aburahamu. 7 bisobanura ngo ni ikintu gishitse, umubare w'Imana. Nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha, uzaba umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, abazakwifuriza umugisha nzawubaha, ariko abazibesha bakakuvuma nanjye nzabavuma. Kandi mu izina ryawe nimwe amahanga yose yo ku isi azahererwa umugisha. Yari mwujurije 7 cy'Imana, bisobanura ngo umuntu wese ari muri Aburahamu abakiranuka ku Mana. Yohana umubatiza ari kubwiriza, ijambo ry'Imana banga abafarisayo baraza nabo ngo babatizwe. Ariko Yohana arababwira ngo mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye guhunga umujinya uzatera? Arababwira ngo mwere imbuto zikwiriye abihannye, ngo ntimwirate ngo muri urubyaro rwa Aburahamu. Imana yo mu ijuru ifite ubushobozi bwo guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Bwari ubuhanuzi busobanura ngo Abisirayeli bakomoka ko kuri Aburahamu, kandi barahamagaye bahabwa amasezerano. Ariko kuko batayubahirije, arababwira ngo Imana ifite ubushobozi bwo guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Bisobanura ngo Abisirayeli batavuga ubutumwa bwiza kuko babuhawe, abanyamahanga bazabwamamaza. Abanyamahanga barahari bazabwamamaza. Na Luka 19:40 haravuga ngo nimutarangurura nk'uko mwabihamagariwe aya mabuye yarangurura. Yabwiraga nabo abafarisayo. Abayuda bagize ubwibone kuko bakomoka kuri Aburahamu,
kandi baravuga ngo turi abana ba Aburahamu. Ariko Pawulo aravuga ngo abana ba Aburahamu ku mubiri ntabwo ari bo bana b'isezerano, twebwe turi abana ba Aburahamu ku bw'isezerano ry'Imana, kuko Yesu Kristo yaje mu isi. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya 4:4 aravuga ngo yabyawe n'umugore, aza mu isi kugira ngo akure mu bubata abatwarwa n'amategeko, kugira ngo noneho duhinduke abana, biduheshe kwitwa abana b'Imana. Yesu Kristo araza abyarwa n'amategeko kandi abyawe n'umugore, noneho kugira ngo akure mu bubata babandi babaswe n'amategeko duhinduke abana b'Imana. Bisobanura ngo abana ba Aburahamu ku bw'isezerano nitwe. Abaheburayo igice cya 2:16 iravuga ngo kandi ntabwo ari abamarayika Imana yatabaye, ahubwo ni urubyaro rwa Aburahamu. Yesu Kristo ntabwo yaje kubambwa kubera abamarayika, ahubwo kubera abantu bose bari muri Aburahamu ku bw'isezerano. Ariko ababyaye na Aburahamu ku bw'umubiri bose siko ari abana ba Aburahamu, kandi Abisirayeli b'umubiri ijambo ry'Imana rivuga ngo sibo Bisirayeli nyakuri. Twe rero turi abana ba Aburahamu, baba Abanyafurika, baba Abanyaburaya, Abanyamerika, Australia, baba Abaziya bose bo muri Aziya. Abo bose abantu bose bamwemeye bakizera izina rye, akabaha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni abana b'Imana bisezerano mu rubyaro rwa Aburahamu. Nizo mpamvu bavuga ngo muri posterite ya Aburahamu Imana izakuramo abana ba Aburahamu. Mu rubyaro rwa Aburahamu Imana izakuramo abana ba Aburahamu. Abana ba Aburahamu rero nitwe. Abantu bose bemera Yesu Kristo bakizera izina rye, turi abana b'Imana mu isezerano rya Aburahamu. Nizo mpamvu usanga Abayuda babyitwaza bavuga ngo ntabwo umwana w'inshoreke agomba kuzagabana gakondo n'umwana w'umugore w'isezerano. Aho bo ntabwo ari aho bagendera. Ibyo kugabana ubutaka ntabwo bihuje no kuba umwana w'isezerano ku bw'ubugingo buhoraho. Aburahamu rero amaze guhamagarwa, Imana imutegeka guhaguruka, imuha amasezerano yujuje ibintu 7 kugira ngo bizamukomokaho byose bizabitunganye. Arahaguruka aragenda, atumwe kuja mu gihugu c'isezerano c'i Kanani. Ijambo ry'Imana riravuga ngo agezeyo asanga hari inzara, ntiyabasha kwihangana ngo yiyumanganye, ntiyabasha gutekereza, ntiyanamenya ko hari ibihugu by'abanzi bisenga ibindi bigirwa. Arakata, noneho ahungira mu Egiputa. Hari ikibazo kivuga ngo ageze mu Egiputa, Abanyegiputa bari bamaze imyaka myinshi bashaka umugore mwiza ukwiriye Farawo, ariko babonye Aburahamu na Sara, nawe ubwe kuko yerekwaga yari yabibonye mu buryo bw'inzozi, abona ko nagera mu Egiputa haraba ikibazo gikomeye cyane, ko Farawo aramumwaka, bamara bakamwica kugira ngo babone uko babona Sara, bagirana amasezerano y'ibinyoma. Baravuga ati rero tugiye kwa Farawo kandi turahahungiye, kandi Farawo ntabwo turamukira. Namenya ko ndi umugabo wawe kuko anaragutunga byanze bikunze, arabanza kunyica, ahubwo twumvikane kuri mushiki wanjye. Barumvikana, bakigeraho bavuga ati wari ukwiriye Farawo arabonetse, ngahigira hino. Noneho barabaza Aburahamu bati uyu mukobwa mwaba mupfana iki? Aburahamu aravuga ati ni mushiki wanjye. Baramukwa, bamukoye, bamujana kwa Farawo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko Imana kuri wa muhamagaro yari yarahamagaye Aburahamu, yarahagurutse hagurikira Farawo. Farawo afatwa n'ubwoba kuko yari yarangije kujana Sara yaramushize iwe, aramurekura. Abaza Aburahamu ati kuki ugenda ubesha kandi witwa ngo wahamagawe n'Imana ukabesha abantu? Ntabwo wari ugiye kunkoraho? Namukwatse utareba. Iyo umbwira ko ari umugore wawe, Aburahamu yarazi ko yavuga ko ari umugore bari kumwica, kandi nibyo yari yabwiwe n'umutima we. Ntabwo yari kumureka kumwica kuko nibyo yakoraga no ku bandi, ariko aramurekura. Noneho inkwano zose yari yaramukoye arazimurekera, amwongerera n'ibindi, ndetse niho yakuye Hagari nk'umuja wa Sara mu Egiputa. Barajana baja mu gihugu, ariko iryo kosa Imana iraryandika ryo guhungira mbere yo kwihanganira i Kanani agahungira mu Egiputa. Iryo kosa Imana iraryandika. Ikosa rya kabiri rero kuri 15 Itangiriro, Imana iramutegeka ngo tamba ibitambo. Hari nka
z'amariza, hari intama, noneho hari n'inyoni. Uwiteka aravuga ngo tamba ibitambo. Nizo mpamvu mu buryo bwo gutamba ibitambo yibeshe nyine igihe cyo kugaba ibitambo akibagirwa kugaba inyoni. None igihe inkongoro zazaga gushikira inyama akazirukana akazamagana, ariko ibitotsi bimufasha arasinzira. Ariko ingaruka yo gutamba ibitambo nabi niyo yabaye kuvuga ngo menya yuko urubyaro rwawe ruzamara mu gihugu cy'uburetwa imyaka 400. Imana yacu dusange twe turaguma mu isezerano kugira ngo Imana ibane natwe, kandi isezerano ryacu rizabashe kugira umusaruro, bizaduheshe n'ubugingo mu gihe c'imperuka nkatwe abera b'Imana, mu izina rya Yesu. Amina.